Christmas. Yes, tubahaye ikaze mwe mukomeje kugenda mudukurikirana abantu mukurikirana Fisherman. Reka tubabwire ngo ibihe byiza, turabashimiye ko mwakomeje kugenda mukora like, share and comment, ndetse tukaba tumaze kurenza abasabu ibihumbi 2,000. Turabishimiye cyangwa se turabashimiye ko mwakoze igikorwa cyiza, ariko tukiri aho nyine nk'ibisanzwe tuba tubazanira inkuru zigiye zitandukanye. Ubushize twari dufite inkuru ya Nibizi Aloyizi ndetse na Nyiramahirwe. Uyu munsi rero dufite nanone indi nkuru yitwa amayobera mu rugo. Amayobera mu rugo niyo nkuru tugiye kubagezaho, aho turaza kuba turi kumwe n'abakinnyi bagiye batandukanye. Harimo uwo twakwita Manyurane, araza kuba ari umukinnyi, ndetse na Nyiramahirwe nanone ari umukinnyi. Reka dutangire n'inkuru. Ahangaha rero turaza twinjira mu nkuru nyirizina. Uwo bita Manyurane yari umusore cyangwa se yavukiye mu buzima bugoranye, ubuzima bwo twakwita ubwo guhatana. Aho yavutse agasanga ababyeyi be barapfuye ndetse batakibaho, azakorerwa n'abandi baturanye cyangwa se n'abavandimwe. Ariko ubuzima uko agenda akura niko ubuzima bwagendaga busa n'uburi kugaruka, ndetse atangira kubona ko yagira icyizere cyo kubaho. Nyuma yaho rero afite imyaka 10 yatangiye ishuri. Ukumva ko yatangiye kwiga ari umuntu mukuru, cyangwa se ageze muri cyagihe uburyo umwana w'imyaka 10 aba ari mukuru, ndetse ari no mu gihe cyo kuba azi ubwenge. Nibwo yatangiye rero kuba yagana ishuri, ndetse aho dusubiye nyuma gato yakiri umwana yagendaga aca muri ubwo buzima, ariko ntiyabona uburyo bwo kwiga, ahubwo aza kwiga atangiye kwibana. Rero yize amashuri ye, arakomeza. Ageze mu wa 3 sogonderi aza kuba yava mu ishuri. Nyuma yaho amaze kuva mu ishuri aza kuba yabona akazi aho yakoraga mu ruganda rw'imigati. Urukumva ko umwana nk'uwo waciye mu buzima bugoranye yageze igihe cyo gutekereza gushaka, ariko ashaka akiri muto. Aho yari afite imyaka 19 nibwo yashatse umugore, abana n'uyu mukobwa witwa Nyiramahirwe. Barabana babyarana umwana, ariko iwabo wa Nyiramahirwe bari bifite nyine, babasha kuba bashakira umuhungu akazi, bamushakira akazi kugira ngo nyine abe afite ka kazi gahesheje urugo rwabo agaciro. Bibaho ngaho uyu Nyiramahirwe atangira kuja arifata uko abonye, atangira kuba yabaho nk'umugore w'icomanzi, cyangwa se babagore bamwe baba badaha agaciro abagabo babo. Uko bakomeza kugenda iminsi yisunika, wa muhungu akazi bari baramushakiye yaba yagize intonganye mu rugo we n'umugore we, cyangwa se haba hari uko umukobwa wabo yitwaye bamuca, uyu nguyu Manyurane yamucaha, bababyeyi bagahita bajya kuhagarikisha wa muhungu ku kazi, bakavuga bate akazi nitwe twakagushakiye, nta mpamvu zo kugira ngo ube wafata nabi umukobwa wacu. Cyangwa se yaba hari nk'icyaha umukobwa yakoze, umuhungu yakivuga bakamubwira bati uzahitamo kubana n'umukobwa wacu, cyangwa se uhitemo kubura akazi. Ubwo umusore nawe yareba ubuzima yakuriyemo, bikamuyobera, agakomeza akihangana, dore ko ubuzima bwose aba ari uguhatana. Birazamuka burya nk'ingeso irakura. Bigeze nyuma yaho rero uyu Manyurane aravuga ati rero aka kazi ahubwo sinakareka,
reka nze kuvugana n'umugore wanjye, tuze kwicara twumve buryo ki urugo twarwubakamo rugakomera. Aza kuba yamusaba ko umukobwa nawe yasubira ku ishuri akarangiza amashuri, ndetse umukobwa aza kuba yabyemera. Igihe rero umuhungu yagiye mu kazi, wa mukobwa nawe aho kugira ngo ajye ku ishuri, wa mugore we ahubwo akajya mu bagabo, akirirwa ari kuzenguruka mu bagabo, ndetse akajya no mu tubare, akarara mu tubyiniro yasinze. Yaza mu gitondo umugabo akaba ari bumukingurira, yajya kubibwira ba sebukwe bakamubwira bati uzahitamo akazi cyangwa se uhitemo umugore. Ahangaha rero uyu Manyurane biza kumuyobera cyane, kuko bari bafitanye umwana umwe. Arangije aravuga ati rero uyu mwana umwe ntabwo ari we nakomeza kuruhira, cyangwa se arangije aramubwira umugore, aramubwira ati nakuzanye ngo mbere umubyeyi kubera ko nakuze ntafite ababyeyi, ariko aho bigeze ndi kubona uri kunaniza, cyangwa se nta n'icyo uri kumfasha muri ubu buzima. Umunsi umwe nzagusiga ngende rwose, kubera ko n'ubundi kubana nawe ndi kubona bikomeje kuba byaba ikibazo. Umugore amubwira ko yisubiyeho. Bakiri aho, ari ku munsi umwe umugabo yagiye gusenga, aje asanga umugore we n'undi mugabo bari aho ngaho mu nzu ku buriri bw'umugabo, bararyamye ntacyo bibabwiye. Agahinda umugabo karamwica, afashe Bibiliya arimo atekereza icyo yakora. Sebukwe aba aramuhamagaye kuri telefone, aramubwira ati twamaze gushaka undi muntu wajya muri uriya mwanya wo mu kazi, kubera ko wowe turi kubona imyitwarire yawe atari iyo kugira ngo ukomeze kubana n'umukobwa wacu. Aho ngaho umugabo biramubabaza cyane, agahinda gakubiranyije kaje mu kandi. Akiri aho ngaho abona umuntu uje yirukanka, aramubwira ati umwana wawe ku muhanda baramugonze. Abura uko abigenza, babandi abasiga mu nzu, ariruka ajya gutabara umwana. Igihe yari ageze kwa muganga, agiye kubonabona wa mugore we nguwo arahatungutse. Ese wavuga ngo umugore akihatunguka n'iki cyakurikiyeho, dore ko umugabo uburakari bwari bumaze gucururuka, cyangwa se uburakari bwari bushize. Reka tuzakurikirane n'indi nkuru ikurikira. Yari Eric nk'ibisanzwe kuri mikoro.